Nzi neza ko abantu benshi bakibereye mu bitotsi batazi ibiri kubera muri nosi, batazi impamvu ibiba biri kuba, ibyo babona ibyabaye kuva 2019 2020 kugeza uyu munsi. Abantu benshi ntibabizi, cyane cyane iyo ugeze ku mugabane wa Afurika. Imana irimo irabwira igihugu kimwe ngo reka ubwoko bwanjye bugende, reka ubwoko bwanjye bugende buze bunyambaze. Iyi mvugo twayumvise ku byabereye mu Misiri muri Egiputa nk'uko byanditse muri Bibiliya. Imana yabwiye abanyamisiri reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze uko bikwiriye, abanyamisiri baranga, uko byarangiye twese turakuzi. Ariko kuri iki gihe Imana izakoresha ukuboko kwayo ivana abantu bayo aho banyanyagiye ku isi yose mu mpande enye z'isi, cyane cyane ihere muri icyo gihugu, irimo irabwira ngo reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze, ari Amerika nk'uko tugiye kwigaruka mu mwanya. Noneho ibizaba bizatuma Misiri ariyo Egiputa iba nk'ibitwenge, kuko Imana izakora ubufindo butigeze bubaho. Icyo gihugu rero nk'uko byanditse muri Bibiliya, Imana yabwiye Abraham ko ubwoko bwayo buzagenda bugatatanira mu gihugu abasekuruza batigeze bamenya, bavuga indimi basekuruza batigeze bamenya. Icyo gihugu nta kindi ni Roma yiyuburira muri Amerika. Roma buriya ntabwo yavuyeho, buriya butegetsi bwa Roma ntibwavuyeho, ahubwo bwahise bwiyuburira muri Amerika. None rero Yerusalemu hamaze gusenywa muri 70 nk'uko Kristo yari yarabivuze, abantu b'i Yerusalemu aribo birabura bahise batatanira mu mpande zose z'isi. Cyane cyane wibuke Kristo aravuga ngo nimubona babatatse muzahite muhungira mu misozi. Iyo misozi yavugaga yari Afrika. Bahita bava muri Yerusalemu bamanuka baza muri Afrika, bavuye muri Afrika noneho abandi babatwara nk'abaretwa nk'abacakara babajyana muri Amerika. Baba muri Amerika kuva muri 16-19 imyaka 400 irashize. Ariko noneho wibuke mu itangiriro Imana yabwiye Abraham ko nihashira iyo myaka 400 bari muri icyo gihugu, ukuboko kw'Imana kuzongera kukabavanayo, kukababohora, kukabasubiza mu gihugu cyabo, kandi noneho n'abandi batataniye ku isi yose nabo Imana ikabavanayo. Ibyo rero hari ibintu bimaze iminsi bibaye, ibyumweru nka 3 cyangwa 4 cyangwa ukwezi, byanyeretse ko ibyanditse muri Bibiliya ni ukuri kandi biri gusohoza. Wibuke Imana yabwiye Ezekiel ko mu mpera z'isi Imana izafata Yuda na Israheli ikabashyira hamwe. Wibuka ko Israheli yacitsemo kabiri ari uko umwami Salomo amaze gupfa, hasigara Israheli ya ruguru n'abayuda bo hepfo. Noneho bwa bwoko 10 nibwo bwabanje gutwarwa mu munyago bujyanwa he Ashuri. Hashize imyaka 135 Yuda nawe nibwo yajyanwe mu bunyago, kugeza n'uyu munsi kiriya gihugu kikaba gifitwe n'abantu bakitiriye nk'uko tuzabigarukaho cyangwa kabiri mu zindi video nakoze. Ubu ngubu rero kikuba ya myaka 400 yararangiye kuva muri 2019 kugera muri 2019, iyo myaka 400 yararangiye. Ubu rero Imana irimo irabwira Amerika reka ubwoko bwanjye bugende, reka ubwoko bwanjye bugende. Icyo nari kuvuga rero ni iki: mu kwezi gushize Kevin uri ukina basket hari Twitter yashyizeho ivuga yuko abirabura ari bo bwoko bw'Imana. Itera imidugararo, itera ibibazo byinshi cyane, abantu benshi batamenya ko ari ubwoko bw'Imana abirabura. Ariko icyantangaje kinyereka ko iby'Imana ivuga ari byo nuko mu bantu bo muri Afrika nta n'umwe uzi ibyabaye. Abantu benshi ntabwo babizi. Uramubaza se wamenye iriya Twitter icyo yavugaga? Hari icyo ubiziho? Ngiye Twitter akabaza, ngiye Twitter nta kintu babizo na kimwe. Muri Amerika nta muntu n'umwe utabizi. Nuvuga ngo uko Imana ivuga, Imana ivuga ngo Yuda niwe uzabanza kubyuka mbere, niwe uzabanza gukanguka mbere, amenye uwo ari we, yibuka uwo ari we mu gihugu kitari icye, nzatuma yibuka uwo ari we, yibuke ko ari ubwoko bwa Israheli. Nibyo biri kuba rero ku bantu batabizi. Ariko bigaba kubera ko nk'uko byanditse igihe cy'abanyamahanga, igihe cy'abazungu kiri kurangira. Nk'uko byanditse igihe cy'abanyamahanga bategetse karaga Imana yabahaye, bagategeka bagakoresha uburetwa birabura, bari basi kuzategeka ubuziraherezo,
none igihe cyabo kiri kurangira nibyo bari kurwana nabyo kugira ngo bagumane ubwo butware, ariko ntibishoboka kuko biranditse byahanuwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi mbere y'uko bisohoza. Imana yarababwiye ati muri mufashe ubutware kubera ko ubwoko bw'Imana kugira ngo Imana ibahane Yerusalemu isenyuke, nuko twateye umugongo Imana tujya mu bigirwamana dukora gushaka kwa muntu atari gushaka ko Imana iratureka iduteza abazungu ibyo badukoze turabizi. Ariho umwirabura ubona isi yose asuzuguritse ari hasi, ariko Imana yaravuze ngo nzatuma nanone mwibuka wo muri bo mwongere mugire ubutware. Nibyo biri kuba rero, ariko none icyo kibazo cya Calvin nikibaye abagisamiye hejuru ni buriya bwoko bw'abazungu buri muri Israel bwita abisirayeli atari abisirayeli bahise bahaguruka n'ingufu nyinshi cyane kugira ngo babirwanye, kuko burya iyo umuntu yerekanye ikosa ryawe ukaba ubizi mu mutima wawe ko uri mu makosa, niwe wa mbere utera imbere kugira ngo ujye kutaryerekana kugira ngo ritajya hanze. Aba rero bari muri Israel nicyo bakoze. None ukibaza uti kuki Amerika itarabijyamo? Yes, Amerika yashobora kujyamo nonaha ko ireki kwihisha ko izi neza yuko ifite ubwoko bw'Imana. Nuvuga ihisi bijyamo abantu bahita bavuga ati nibyo koko, bagomba guhita bagategereza bakanangira nk'uko byagenze mu Misiri. Imana urabona ko yateye ibyago 10 mu banyamisiri ba Egiputa. Cyambere baranga, kabiri gatatu kugeza ku 10 baranga kugeza aho imfura zose zipfiye, nibwo babashe kurekura abanya-Israeli kugira ngo bagende. Muri Amerika rero naho nta bibazo byari byabagishije cyane, kuko Imana itangiye kubateza ibyo byago, nibwo abantu benshi bazakanguka batayivuga uzi ko burya Amerika ifite muri abwo ibaza igihugu gifite abantu batazi aho baturuka. Barabiraba muri Amerika ntabwo bazi aho baturuka, ntibazi inkomoko yabo. Nubwo natwe tuba turi muri Afurika tuvuga tuti okay turi abanyarwanda turi abarundi turi muri bihugu, ariko ntabwo natwe tuzi inkomoko yacu. Ibyo byose ni ibintu abazungu batwise kubera ko hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi tutazi iyo twaturutse. Ugiye kureba neza nawe ushobora gusanga waraturutse muri ibyo bice bya Israel, cyangwa se waraturutse mu zindi mpande zifite isano n'ubwoko bw'Imana. Ibyo ni ibintu twakwinjiramo, ariko neza wibuke bariya birabura bari muri Amerika ntibazi inkomoko yabo. Ni gute utabuze inkomoko yabo? Nibwo bavuga ngo bavanye muri Afurika byazi kunze bagombye kuba bazi iyo bavuye cyangwa aho bakomoka, ntabyo bazi. Ni ukuvuga ngo Imana yabivuze ibizi neza ko bazibagirwa abo bari bo, ariko hakazagera igihe cy'abanyamahanga ubutegetsi bwabo burangira bakazongera kwibuka abari bo. Nibyo biri kuba muri Amerika, umuntu utabizi cyangwa umuntu utazi ibiri kuba mu isi. Muri Amerika bikiri kuba ubwoko bwose bw'Imana bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana birabura bari kuzamuka rero. Kandi wibuke ngo Imana yaravuze ngo Yuda nuzabanze kubyuka mbere akamenya uwawe, noneho na buriya bwoko 11 bwavuze nabwo bukazamuka ari bo bari muri Afurika. Ni ukuvuga rero impamvu bumva abantu bavuga ngo Afurika igiye kuzatera imbere, nta kintu kizateza imbere kuko ni Imana igiye kongera kuyihindukirira izane Yuda na Israel ibashyire hamwe ibagire inkoni imwe mu kuboko kwayo nk'uko Imana yabivuze, kandi biri gusoza. Ikintangaza rero, ikintangaza nuko muri ibyo bihugu cyane cyane Amerika bakiri kubihisha, bari kubihisha kugira ngo bitamenyekana, cyane cyane nk'abantu bihita ngo basenga Imana ngo bihishe ijambo ry'Imana. Niba utakwigisha ijambo ry'Imana kandi uzi ukuri ntugushyire hanze, nuvuga ngo uramutse uzi ukuri ntugushyire hanze, cyangwa se ntushaka kumenya ukuri, nta kuri kukurimo, ntabwo ushobora kuba umuntu w'Imana kuko Imana ishobora gukorana n'abantu batari abanyakuri. Umunyakuri ubundi ugira ukuri, urangwe n'ukuri, noneho usenga Imana mu kuri no mu mwuka, wemera abantu bayo nk'uko isezerano ry'Imana n'ubuhanuzi byanditse, aba ari byo wigisha aho kwigisha abantu kubasinziriza. Ibyo abantu bigisha hirya no hino, yes, bishobora gufasha umuntu guhembuka cyangwa se akagira morale, ariko igisha ukuri kubatura abantu bave ku ngoyi no mu bitotsi bagarukira Imana. Nicyo dukeneye ubu. Uko bizagenda rero, uko bizagenda, uko bigiye kugenda, ukuri kuza hanze gahoro. Uko kuri nk'uko byanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe niko kuzatwikira isi yose. Ukuri kuzatwikira isi yose vuba aha, noneho ikinyoma kibure intebe, aribyo bizatera ya makuba y'imperuka. Abantu bose bavuga ngo amakuba y'imperuka, nk'imperuka, amakuba y'imperuka, ariko kuki nta numwe uvuga ikizatera ayo makuba? Ni kuki? Nuko bashobora kuba batabizi,
ariko ibyo nahishuriwe benyereka ko aya makuba azaterwa n'ukuri. Ukuri kugiye kugenda kuganze, noneho gutwikira ibinyoma twabeshwe imyaka n'imyaka. Satani nicyo kizatera umujinya, noneho bihure na wa mugambi wa Satani wo kuzana ikimenyetso. Kiriya kimenyetso kizajya ku bantu bazaba biyemeje gukurikira Satani. Abazagifata rero n'abazaba bemeye kujya mu kuri kw'Imana no kunamba ku kuri kw'Imana, niho amakuba azatera atewe n'ukuri kuri kujya hanze, kuko Satani azaba arwana n'ukuri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.